ubuzima bw'ibikomere bwose mu by'ukuri intangiriro yabyo ni icyaha. Rero kubabarira nanone birimo izindi mbaraga zituma umuntu akira ibikomere by'umutima. Kristo tuvuga uba waje muri icyo kibazo cyo gusana umutima w'umuntu, niwe wawuremye. Rero afite ubushobozi bwose bwo kongera kuwusana. Yarashoboye kurema, ntago kuwusana wasenyutse cyangwa se wakomeretse byamunanira. Isubiza Imana yaragitanze, nuko yashyizeho inzira yakongera kukuzana mu busabane, yakongera kukuzana ahantu ikumara iyo mibabaro, yakongera kukuzana ahantu ikwakira nk'umwana wayo, yakongera kukuzana ahantu hahandi nyine icyaha cyadukuye kikatujyana mu buzima bw'imibabaro. Ni muri Yesu Kristo. Wiyunze nayo muri Yesu Kristo wakongera kugera ahantu ubona urukundo rwayo urwakira neza. Kuko ikibazo ibikomere bizana nuko n'urukundo rw'Imana ntituba tukirwakira, dutangira kubona ariyo nyirabayazana y'ibibazo byacu, hanyuma nayo ubwayo tukayihunga. Iyo twahihunze rero noneho tuba turi kugenda dutakaza amahirwe rwose yo gukira. Ubuzima bw'ibikomere bwatumye ariho kubaho ubwo buzima. Cyambere tumenye kubihanganira, ikindi twige gutega amatwi abantu tubona bafite imyitwarire itandukanye, cyane cyane ya yindi nyine tubona ari imyitwarire idasanzwe. Uwo muntu twige kumutega amatwi. Hari igihe aba akeneye umuntu wamutega amatwi, none ukaba wamenya koko ese impamvu afite ino myitwarire biraturuka kuki. Icyo gihe rero iyo umenye kwihanganira abantu, kiga kubatega amatwi, ukabaha umwanya, ushobora no kubafasha mu by'ukuri mu rugendo rwo gukira bya bikomere bagiye bahura nabyo. Ushobora kugira amahirwe yo gutahura burya impamvu uno muntu yitwara gutya cyangwa se afata imyanzuro imeze gutya. Amahoro y'Imana bane namwe, mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira n'umutumirwa, uyu munsi turi kumwe nawe, araza kutubwira amazina, hanyuma naza kutubwira amazina ndaza kubabwira ibikurikiraho. Reka mukwibwire hanyuma kugira ngo badukurikiye bamenye ngo ninde turi kumwe muri iki kiganiro. Murakoze. Amazina yanjye nitwa AMAHORO Philemon. Abaye muri kaminuza, mba mu muryango witwa Shibeyi. Hanyuma hari undi muryango wakoraga amahugurwa y'Isanamitima, uza guhugura abanyeshuri, ngendamo nk'umuntu ugiye guhugurwa. Nyuma yaho bongera kuntoranya mu bajya gukora amahugurwa y'abafasha abandi cyangwa se y'abahugura abandi. Sinarabikoze rero nabibayemo. Nyuma yo nkiri n'umunyeshuri muri kaminuza amaze guhabwa ayo mahugurwa, twatangiye hamwe na bagenzi banjye twari twajyanye umurimo wo gufasha abandi banyeshuri no gutanga amahugurwa y'Isanamitima. Na nyuma yaho narabikomeje, ndangije kaminuza gukora amahugurwa menshi atandukanye mu makaminuza no mu rubyiruko, yo gufasha abantu dutanga ibiganiro by'Isanamitima kandi rishingiye ku kijambo ry'Imana rivuga, rishingiye ku gisubizo Imana yatanze ku bibazo by'abantu no gukomereka kw'abantu. Yego. Philemon, mumeze neza cyane? Nta kibazo, ndashima Imana. Imana ishimwe cyane, niba muri amahoro rwose. So uyu munsi tugiye kuganira ku Isanamitima rya Kristo. Hari abantu benshi bafite ibikomere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitandukanye, bateye n'ibintu bitandukanye. Reka dutangire mudusengera kugira ngo rwose Imana ize kubana natwe muri kiganiro, Imana ivugane n'imitima y'abantu bakurikirana iki kiganiro. Kadusenge. Mana, turagushima ko uri umuremyi wacu ndetse uri umuremyi w'ibintu byose. Uri Imana ikunda ibyo yaremye, uko umaze kubirema wabonye ko ari byiza. Mwami, n'igihe umuntu yari amaze kwangirika akuretse adashaka kuyoborwa nawe, ntiwamuretse burundu, ukabafasha umugambi wowe ubwawe gutera intambwe yo kuza kumushaka. Ubwo ubuzima bw'icyaha Mwami, imibabaro yaje mu isi, abantu bakomereka mu buryo butandukanye, ariko nabyo ntiwabiretse utabifiteho igisubizo. Watanze Kristo kugira ngo aze gucungura imibabaro y'abamwizera bose. Rero muri uyu mwanya umuntu waba ukurikiye iki kiganiro afite uburyo butandukanye yaba yarahuyemo n'ibikomere bituruka kuri iyi si yangijwe n'icyaha, abona igisubizo kandi
abone umuti watanze mwami, mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze dusaba, amen. Amen. Nk'uko rero mbivuze tuganira ku isanamitima ariko none rishingiye kuri Kristo cyangwa rishingiye ku bukristo. Reka dutangiye hanyuma dufasha kumva iyo tuvuze ngo isanamitima ni iki umuntu ashobora kumva. Icyo umuntu yakumva muri makeya cyangwa umuntu yahita yibaza ikibazo, ese umutima bawusana wabaye iki? Kuko ubundi hasanwa ikintu cyagize ikibazo cyo gutandukana cyangwa cyo gucika. Ubusanzwe tubona abantu basana imyenda n'ibindi. So rero umutima nawo urakomereka, umutima nawo urakomereka ugakenera gusanwa. Iyo tuvuze isanamitima rero nuko kubera iyi si, imibabaro, ubuzima bukomeye byose byaje mu isi kubera ko icyaha cyaje mu isi, habaho gukomereka kw'imitima y'abantu. So umutima rero wakomeretse mu by'ukuri ubukeneye gusanwa kugira ngo wongere kugenda mu buzima busanzwe umuntu udafite icyo gikomere ababayeho. Nicyo navuga muri makeya, nuko hakeneye kongera guhembuka k'umutima cyangwa se ikintu cyongera gusubiza umutima wahuye n'ibikomere bitandukanye ku murongo w'ubuzima busanzwe. Yego. Hari abantu tujye tubona babikora atari n'abakristo, ako tubona n'abakristo babikora, niyo mpamvu yongera isanamitima rya gikristo. Hanyuma bitandukanira. Navuga ko tandukaniro bifite naho bihurira. Hari bimwe bibaho bijyanye wenda n'abantu bize ubumenyi bw'umuntu, psychology, byo bashobora gufasha umuntu koko wahuye n'ibibazo byo gukomereka mu buryo butandukanye, akagira uburyo yoroherwa mu marangamutima. Ariko mu by'ukuri ntago bitanga igisubizo cya burundu kiranduye iki kibazo cy'uyu mutima. Isanamitima rero rya gikristo ritandukana n'iryo ngiryo, nuko isanamitima rya gikristo ryo rizana igisubizo kirambye, gifite garanti yuko ari igisubizo kizagumaho, kubera yuko Kristo tuvuga uba waje muri icyo kibazo cyo gusana umutima w'umuntu, niwe wawuremye. Rero afite ubushobozi bwose bwo kongera kuwusana. Yarashoboye kuwurema, ntago kuwusana wasenyutse cyangwa se wakomeretse byamunanira. Naho hazamo itandukaniro, nuko isanamitima rya gikristo rishingira kuri Kristo, umuremyi w'imitima y'abantu, ufite ububasha bwo kukorera icyo ashatse cyose. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza wenda abo mwagiye muhura nabo batandukanye, hari ibyabakomerekeje muri rusange, n'ibiki kundi gukomeretsa abantu iyo turebye dushiza muri rusange. Iyo mu by'ukuri turebye dushingiye ku ijambo ry'Imana, ubuzima bw'ibikomere bwose mu by'ukuri intangiriro yabyo ni icyaha. Ko tubona yuko icyaha kikiza, umuntu akimara gucumura ubwe yatandukanye n'Imana. Imibanire yari iri hagati y'umuntu n'Imana irangirika. Imibanire yari hagati y'abantu ubwabo irangirika. Imibanire y'umuntu n'ibyaremwe irangirika. Ibyo bintu rero niho ubuzima bwo gukomereka bwatangiye, aho umugabo nyine atangira kureba umugore we akamushyira ku ruhande nk'aho atari umugore we, amushinja yuko ari we wateje ibibazo, aho umugore nawe ari gushinja inzoka ko ariyo yateje ikibazo. Kuva icyo gihe mu by'ukuri tubona hatangira kubaho ubuzima bwo gukomereka bushingiye yuko umuntu yanze kuyoborwa n'Imana. Ubuzima bwiza Imana yari yarateganirije abantu babuteye umugongo, ubuzima butangira kuzamo ibibazo bitandukanye. Rero icyaha ni wo muzi wa mbere. Hanyuma rero icyaha nacyo gifite uburyo kigaba amashami mu buryo butandukanye. Ikindi wavuga gikunze gukomeretsa abantu nyine ni sosiyete bari kubamo. Ikindi ni amateka y'ibyo banyuramo. Amateka y'ibintu umuntu anyuramo aramukomeretsa mu buryo butandukanye. Igihugu gishobora kuba intandaro yo gukomereka k'umuntu, ariko nanone biba bitewe n'ibintu byakibayemo, n'umugabane bitewe n'amateka yawo. Ibyo byose mu by'ukuri ni ibintu bishobora gutuma
abantu bakomereka. So urumva nta hantu umuntu asa nkaho yahungiye ibikomere mu isi. Rero umuntu noneho yakwibaza ngo wenda hari uruhare rw'umuntu mu kuba yakwirinda ibikomere. Uruhare rwa mbere mu by'ukuri ni ukwiyunga n'Imana. Sinavuga yuko bikuyeho ko azakomereka, ariko nibura aba yinjiye ahantu afite umurongo w'igisubizo igihe yahuye n'ibikomere. Ariko ndi kuvuga ngo umuntu yakirinda ibikomere hano mu isi, ntaho wabicikira. Ni nka ya ndirimbo ngo ibi nta hantu twabihungira, kubera yuko hari ibiza ari byo ushobora kugiramo uruhare. Kuko nk'iyo wakoze icyaha ushobora kwica, ushobora gusambana, bikakuzanira ingaruka, umutima wawe ugakomereka. Ariko niyo atari wowe wabikoze, abandi bantu bashobora gufata imyanzuro mibi ikakugiraho ingaruka. Tujya tubona niba reka dufate nk'amateka y'igihugu cyacu, niba abantu bamwe bafashe umugambi wo gutsembaho ubwoko bumwe, mu by'ukuri byazanye ibikomere byinshi cyane n'ubu ngubu igihugu cyikoreye, ariko nta ruhare bari babigizemo. Rero muri ubu buzima ibikomere nta hantu twabihungira, tuzagenda duhura nabyo, ahubwo ni gute umuntu abana nabyo, nicyo ntekereza cy'ingenzi abantu bakwiriye kumenya. Nakomeza kuri iyo ngingo, gute umuntu ntabana n'ibyo bikomere. Igisubizo mu by'ukuri cya mbere ni uko iyo umuntu yakomeretse arababara. N'ubusanzwe ibikomere dusanzwe tubona, wacitse igisebe habaho kubabara. Rero uwo mubabaro ukeneye ahantu washyirwa, umuntu wawakira, kugira ngo umuntu abashe gutangira inzira yo gukira ibyo bikomere aba yahuye nabyo. Rero nk'abakristo dufite igisubizo, kandi igisubizo kirambye, kubera yuko hari wemeye kwishyiraho imibabaro y'abantu bose bo ku isi yose. Uwo ni Yesu Kristo. Ubwo yapfaga ku musaraba yishyizeho imibabaro yacu, nicyo twizera. Afata imibabaro twebwe twari kuzahura nabyo ayishyiraho. Rero kumwizera ni ukubona igisubizo cy'ahantu washyira imibabaro, kubera yuko arakubwira ngo zana imibabaro yawe kuko narayikoreye. Icyo gihe rero uraruhuka. Iyo rero ubonye ahantu ushyira iyo mibabaro watewe n'igikomere, utangira urundi rugendo rwo kugenda rwo gukira noneho ku mutima. Yego. Okay, tubonye yuko uburyo igisubizo ahantu kiri ni ukwegera Kristo, ni ukuza kuri Kristo, ni ukwiyunga n'Imana binyuze muri Kristo. Ubwo kwiyunga n'Imana ni ukuvuga ngo Kristo icyamuzanye ni ukugira ngo apfire imibabaro yacu. So ubwo rero turaza kwiyunga nawe biciye mu buhe buryo kugira ngo ibyo bikomere abantu bafite bibe byakira. Inzira y'ubwiyunge Imana yatanze nyine ica ku musaraba wa Kristo. Kuko kugira ngo umuntu watandukanye n'Imana akigomeka ku Mana akanga kuyoborwa n'Imana, abe yakongera guhagararana n'Imana yera, kwegera Imana umucamanza utabera, utaragombaga kureka ibyaha by'abantu ngo bikomeze kubaho, nuko hagombaga kuboneka uwishyura ikiguzi, igihano cy'ibyaha. So rero Kristo yaje yishyiraho igihano ngiye nagombaga kubona, twebwe abantu twagombaga kubona, kugira ngo adukureho urubanza dufite mu maso y'Imana, hanyuma ashyireho inzira twakongera kugera imbere y'Imana dufite kwemerwa nayo, nta rubanza idufiteho. Ibyo rero yabikoze gute? Nuko yaje agapfa ku musaraba. Igihe yapfaga ku musaraba, Bibiliya itubwira yuko igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we. Mu yandi magambo yari ari guhanwa igihano twebwe twagombaga guhanwa. Hanyuma rero uwizeye uwo murimo yakoze ku musaraba, Imana imubaraho gukiranuka kwa Kristo, akavaho urubanza rwari rumuriho, akabasha kwegera Imana rwose nk'uwegera umubyeyi. Niyo mpamvu abantu bamaze kwizera Yesu Kristo bitwa abana b'Imana. Imana ibakira nk'abana badafite ikibazo, badafitanye ikibazo nayo. Muze bana banjye dusabane, dukomeze ubuzima. Yego. Wenda mugeze kubigarukaho gatoya, ariko none ndi kumva niba umuntu amaze kuba inshuti n'Imana, yunze n'Imana,
yabaye umwana w'Imana, Imana yabaye umubyeyi we. Uyu muntu nta buryo wenda byagabanya ku bintu bishobora kumukomeretsa cyangwa se bishobora no kubikuraho. Kubikuraho byo ntibyavaho kuko nawe aracyari muri yasi yangijwe n'icyaha, ariko kuko afite igisubizo cy'ahantu ajyana ibikomere bye kandi hizewe hari umuti urambye, mu by'ukuri abaho muri ubu buzima afite ibyiringiro, kuko akenshi ibikomere bidushyira mu buzima dutakaza ibyiringiro, kuko tutari kureba ejo hazaza uko hazaba hameze, kuko twumva tudafite ubusobanuro bw'ubuzima bwacu. Ariko muri Kristo Yesu umuntu yongera kumva agize ubusobanuro bw'ubuzima, akongera no kumva yakiriye agaciro nyako kuba ari we. Ibyo rero birema ibyiringiro muri we, kubera yuko no ku iherezo ry'ubu buzima ubuze uko bizagenda. Uzi ngo hano ndi kubabara, nta naho nabihungira, kuko niyo ngewe ntagira ibyo nitera, sosiyete ndimo hari ibyizantera. Icyaha cyazanye imibabaro myinshi mu isi, ariko Imana yasizeho umunsi umwe izamaraho imibabaro yose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu byahishuwe ntihazabaho kurira ukundi, Imana izahanagura amarira ku maso yose abantu barize. Aho rero ibyo byiringiro umuntu bifite no mu gihe cy'ibikomere no mu gihe cy'ibyamukomerekeje, ntago agira kwiheba, arakomeza agakomera umutima. Yego. Reka wenda dufate urugero wenda rw'umuntu wakomeretse, umuntu wenda yafashwe ku ngufu, then bamutera inda itateganijwe, birumvikana yandura n'agakoko gatera sida. Ibyo byatumye yanga igitsina gabo, yanga umwana we, ndetse uko abyibutsa arahungabana. So ndifuza kugira ngo ushobora gusanga umuntu dukurikiye ufite ikibazo nk'iki ngiki cyangwa se kigiye gusa nk'iki ngiki, duse nk'aho tumufasha kuba yakira iki gikomere. Uwo muntu uretse no kwanga uwamufashe ku ngufu no kwanga umwana, ntekereza ko nawe ubwo atikunze, nawe arireba kumva ariyanze. Ibyo rwose bibaho cyane. Icyambere ibyo bintu bihuriranye ku muntu bizana nuko atakaza uwo ari we nyakuri, akagira ngo ibyo bintu byamubayeho akaba ari byo atangira kujya yireberamo, akibagirwa ya shusho nyayo y'uwo ari we Imana yamuhaye, agaciro afite mu maso y'Imana, naho agatangira kubona rwose nta gaciro agifite. Hanyuma ikindi, kubera umujinya yarakariye uyu muntu wamuhemukiye, kubera umujinya n'agahinda afite kubera ibibazo ari gucamo atagizemo uruhare, nanone bituma umutima we ukomereka cyane kurushaho. Uyu muntu rero kugira ngo akire, igisubizo ni kimwe nakomeje kuvuga, akeneye ahantu yabanza gutura uyu mubabaro afite kandi wumvikana w'ibyamubayeho. Uwabyakira nta wundi ni Yesu Kristo, niwe wikoreye imibabaro yacu kandi ushobora kumva imibabaro y'umuntu uwo ari we wese. Hanyuma ikindi kintu mu by'ukuri akeneye kubabarira. Uwo mujinya afitiye umugabo wamufashe ku ngufu, uwo mujinya arakariye uwo mwana kandi uwo mwana nawe uri kurengana utarabigizemo uruhare, akeneye nanone ahantu hamufasha akawurekura. Igisubizo rero nanone ni kimwe, nuko naza kuri Yesu Kristo, niwe ushobora kumuhereza imbaraga zo kubabarira uwo muntu wamuhemukiye. Uko nanone akibitse uwo mujinya, biragoye yuko akira rwose ngo yumve arabohotse. Rero kubabarira nanone birimo izindi mbaraga zituma umuntu akira ibikomere by'umutima. Iyo rero amaze kubabarira wa muntu, akaba yabonye ahantu ashyira imibabaro ye, akaba yabonye umuntu umwikorerera imibabaro ye n'imitwaro ye yose yatewe n'ibyo bibazo, urugendo rwo gukira ibikomere aba arwinjiyemo kandi arutangiye rufite ibyiringiro yuko uyu muntu rwose iki kintu ashobora kukirenga, akabona ubundi buzima bwiza imbere, akabona ibindi byiringiro by'ubuzima imbere.
mu bigaragara ni uko hari abantu bashobora kuba bafite ibikomere ariko batazi ko babifite. Ni gute watahura ibikomere ushobora kuba ufite? Ibikomere nibyo koko ushobora kubigira ntumenye ko ubifite. Hari n'ibintu byinshi bidukoresha ntitumenye ko ari byo byabiduteye, cyane cyane nk'ibikomere bijyanye n'amateka y'ubuzima bwacu. Wenda reka mfate nk'ubwo twanyuzemo mu muryango. Hari igihe rwose wisanga utazi ko ari byo biri kugufatisha imyanzuro uri gufata. Reka mvuge wenda nk'umwana wakuze adahabwa agaciro, bamusuzugura, adafite umwanya mu rugo. Uwo mwana mu by'ukuri umutima we urakomereka. Ushobora kuzasanga amaze gukura uwo mwana rwose ari wa mwana nanone nawe uhora wisuzuguye, uhora wumva nta jambo yagira mu bandi, uhora yumva ntacyo ari cyo. Cyangwa se cya gikomere kikamutera gushakisha ako gaciro yabuze ku ngufu, akora ibishoboka byose ngo agaragarize abantu yuko nawe afite agaciro. Ni handi uzasanga niba ari umuyobozi rwose n'umuvuga gatoya afite ububasha bwo kukumvisha, arakumvisha kugira ngo ubone yuko nawe arahari kandi afite agaciro. Ibyo rero bishobora kuba ku muntu atari kumenya yuko ari cyo gikomere kiri kubimukoresha mu by'ukuri. Icyo umuntu akenera mu by'ukuri ni kuba mu biganiro bivuga ku isanamitima. Ntekereza ko bifasha umuntu kwitahura. Hari ukuntu rimwe na rimwe abantu usanga banabikwepa. Kera nanjye ntarajya mu biganiro by'isanamitima nari nzi ko isanamitima rigenewe abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi gusa. Iyo bavugaga isanamitima nahitaga numva ari nkaho ngaho baganishije, ariko ubuzima bw'isanamitima ni ubuzima umuntu wese wavutse kuri Adamu, wavukiye muri iyi si irimo ibyaha akeneye, kubera yuko duhura nabwo mu buryo bwose. Rero kumva ahantu hari ibiganiro by'isanamitima ukabitega amatwi bigenda bigufasha kwitahura, ukaba wamenya n'ibintu mu by'ukuri by'ibikomere wari ufite utari usanzwe utekereza ko koko ari ibikomere kandi bigutera kwitwara mu buryo runaka n'imyanzuro runaka ufata. Nk'uko mubigarutseho ni uko imuzima umuntu ariho, uko abayeho, uko yitwara ushobora gusanga ari ingaruka z'ibikomere afite. Hanyuma igihe duhuye n'abantu bameze batyo tubyitwaremo dute? Ikintu cya mbere tumenye kubihanganira. Iyo umenye yuko umuntu ashobora gukora ibintu biturutse mu bikomere yagize, numva ikintu cya mbere ari ukumenya kwihanganira abantu, kubera yuko uyu muntu ashobora kuba ari kwitwara muri ubu buryo, ariko wabicukumbura ugasanga mu by'ukuri ni ibintu nawe atagizemo uruhara. Kadufate nk'umwana wagiye kuba mayibobo hariya ku muhanda, ushobora gusanga impamvu yagiyeyo yarabonaga ari cyo gisubizo cy'ubuzima asigaranye. Rero wowe ukajya umureba watari kibi mayibobo, ariko aba bantu bo bite byabo, ukajya wumva mbega ufite nk'icyo wakora ngo bakureho wabakuraho. Ariko twibutse yuko ashobora kuba ari ubuzima bw'ibikomere bwatumye ariho kubaho ubwo buzima. Cyambere tumenye kubihanganira. Ikindi twige gutega amatwi abantu tubona bafite imyitwarire itandukanye, cyane cyane ya yindi nyine tubona ari imyitwarire idasanzwe. Uwo muntu twige kumutega amatwi. Hari igihe aba akeneye umuntu wamutega amatwi, none ukaba wamenya koko ese impamvu afite ino myitwarire biraturuka kuki. Icyo gihe rero iyo umenye kwihanganira abantu, ukiga kubatega amatwi, ukabaha umwanya, ushobora no kubafasha mu by'ukuri mu rugendo rwo gukira bya bikomere bagiye bahura nabyo. Ushobora kugira amahirwe yo gutahura burya impamvu uno muntu yitwara gutya cyangwa se afata imyanzuro imeze gutya. Hanyuma ubu twavuga ko hari ibyiringiro yuko hari igihe rwose umuntu azongera kuba kimwe mu kizongera kubaho kidafite ibikomere cyane rwose. Yesu nagaruka, Bibiliya ijambo mu byahishuwe ndumva ari igice cya 21 aravuga ngo dore byose ndabihindura bishya. Azahindura ibintu byose bishya pe. Ubu buzima
bw'isi yangijwe n'icyaha, kononekara kwazanywe mu isi n'icyaha, azabukuraho burundu. Kuko azaba tugiye kubaho ubuzima ahantu hatari presence y'icyaha, ahantu hatari ukubaho kw'icyaha. Aho hantu rero umuntu rwose yakizera neza yuko nazaba hari, nta bindi bizongera kumukomeretsa, nta bindi bizongera kumuteza ibibazo nk'ibyo yahuraga nabyo muri ubu buzima. Icyo numva rwose nakangurira abantu ni ukubabwira yuko ibyiringiro birahari. Abizera Yesu Kristo dutegereje umunsi umwe azagaruka agahindura ibintu byose bishya. Ubwo buzima yadusezeranije rwose yuko nta mibabaro iburimo, kandi ibyo yasezeranije turabizi neza yuko nukuri nibyo kwizerwa, kuko nibyo yavuze byose yarabisohoje. Nta mpamvu yo kumushidikanya, ibyo avuga tuzi neza yuko nabyo azabisohoza. Philemon, wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro, turifuza kugira ngo niba hari ikintu mushobora kugaruka wenda kuri ingingo twavuzeho abantu mubikoramo, jya muhura n'abantu batandukanye, niba hari ikintu gishobora gufasha imitima y'abantu muri aka kanya mushobora kukidusangiza. Ikintu numva nagarukaho ni iki ngiki, ni ukwemera yuko iyi si yangiritse, kandi kwangirika kwayo guturuka ku cyaha. Hanyuma uko kwangirika kutuzanira ibikomere bitandukanye. Reka abantu twemere yuko turakomereka, hanyuma iyo wamaze kumenya yuko rwose bibaho gukomereka, niho utangira gushakisha igisubizo. Niba wibonaho mu buzima budafite ibyiringiro, niba wibona mu buzima bw'imibabaro itandukanye, hari iyo wagize mu ruhare nawe urabizi kubera ibyo wakoze, hari ibyakubaye utabigize mu ruhare. Ibyo byose byakomerekeje umutima wawe. Ushaka kwihishahisha nkaho nta kibazo ufite, kuko ibyo ngibyo ntago bikiza. Ni nko kwambara mask, ariko imbere mu mutima umuntu aba abizi yuko hari ikibazo afite. Igisubizo Imana yaragitanze, nuko yashyizeho inzira yakongera kukuzana mu busabane, yakongera kukuzana ahantu ikumara iyo mibabaro, yakongera kukuzana ahantu ikwakira nk'umwana wayo, yakongera kukuzana ahantu hahandi nyine icyaha cyadukuye kikatujyana mu buzima bw'imibabaro. Ni muri Yesu Kristo. Wiyunze nayo muri Yesu Kristo, wakongera kugera ahantu ubona urukundo rwayo urwakira neza. Kuko ikibazo ibikomere bizana nuko n'urukundo rw'Imana ntituba tukirwakira, dutangira kubona ariyo nyirabayazana y'ibibazo byacu, hanyuma nayo ubwayo tukayihunga. Iyo twahihunze rero noneho tuba turi kugenda dutakaza amahirwe rwose yo gukira. Ariko muri Kristo Yesu twongera kuyegera tudafite ikintu kiturega cyangwa kiducira urubanza, maze rwa rukundo rwayo, kwa komora kwayo, bwa buzima bwayo bukongera gutembera muri twebwe. Nicyo ngicyo numva nakongera kubwira umuntu wese wari uteze amatwi anyumva. Rero mbibamo, umuntu ashatse ko tuganira ku giti cye namuha umwanya tukaganira, ariko n'abantu baba bashaka abantu babafasha mu gukora ibiganiro by'isanamitima, shobora kubafasha. Mfite bagenzi banjye benshi dukorana muri uyu murimo, dushobora gutegura ibiganiro tukajyayo tukabafasha. Murakoze. Yego. So turabashimiye kandi ko uyu munsi mwitabira ubutumire bwacu. Rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro, tubashimira namwe mwateze amatwi iki kiganiro, kandi twishimiye yuko rwose twiringiye kandi ko Imana yavuga n'imitima yacu kurushaho kandi ubuzima bwacu bugiye guhinduka. Abantu mufite ibikomere rwose mwiringiye Imana ko ibasha kubakiza muri byose. Reka twakire Philemon adusengere n'undi tugana ku musozo. Mana yacu, turagushima kubwo igisubizo watanze muri Kristo Yesu. Ni igisubizo kirambye, ni igisubizo cy'imibabaro, ni igisubizo cy'icyaha, ni igisubizo cy'ibikomere, ni igisubizo cyo kwangirika kose kwazanywe mu isi n'icyaha. Kirarambye kandi ni igisubizo Mwami twizeye yuko gishobora gufasha umuntu wese wahungira kuri Kristo Yesu. Ndasengera buri muntu wese wari uteze amatwi, ushobora kuba yarakwanze kubera imibabaro,
tekereza ko ari wowe nyirabayazana, ushobora kuba ari kure nta byiringiro afite, amenye yuko hari ibyiringiro muri Kristo Yesu, amenye yuko gukira bishoboka, amenye yuko kugira umunezero bishoboka. Watanze Kristo ngaze abingurane, gahereza abantu barira ikamba ryo kwishima, ahereza abantu bafite imitima yirabuye, abahereze ikamba ry'umunezero. Reka rero Mwami abari cyo ukorera imitima y'umuntu wese udafite ahandi yahungira ngo abone gukira, akamenya yuko uyu munsi ari wo agomba guhungiraho muri Kristo Yesu, akahabona igisubizo. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Amen.